natese muzabana yarabyaye undi ati yaba yarabyaye yaba atarabyaye njyewe icy'ingenzi nuko umwana mwe Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana y'amahoro, ndagushimye kandi ndakunezerewe ko umpaye kugeza aya masaha ndi muzima, ubihererwa icyubahiro. Bana nanjye ungirire neza, bana nanjye undengere, mucyo wawe undasire. Urakoze mubyeyi mwiza, ushimwe kubyumvishe, kabukore byose kwiyubahisha. Nanjye mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabashuje inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mwebwe mudasiba kudukurikirana umunsi ku wundi, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese amahoro y'Imana nabane namwe aho muri murindwe nayo, kandi nabari muri Afrika mwese ndabasuhuje, mukomeze mugubwe neza, abarwayi Imana bakize, abari kure mu bihugu bya kure namwe Imana n'ukuri ikomeze kubagirira neza. Mwebwe mwese mwakoze subscribe, n'ukuri Imana ibaha umugisha mbikuye ku mutima pe, Imana ibaha umugisha mwinshi. Mwebwe mudasiba gukurikirana ibiganiro byanjye uko na uploadinze, mukurikirana ibiganiro byanjye, namwe Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi nzi neza yuko hari inyungu mu bikuramo. Uyu munsi rero nifuje kubaha story cyangwa se inkuru y'ibintu byabayeho n'uyu mwana w'umukobwa. Impamvu ngiye kubaha iyi story nuko tugiye kujya muri Saint Valentin, ariko mu minsi yashize naganiriye n'umwana w'umukobwa, ambwira agahinda ke, ambwira umubabaro we. Ndangije ndavuga nti uyu munsi ngomba gukora ikiganiro kivuga kuri iyi nkuru y'uyu mwana, nuko wenda hakagira n'abandi bayumviraho ikagira ikibigisha. Uyu mwana rero ni umwana w'umukobwa yakundanye n'umusore, bakundanye imyaka 5, akundana, bacanye muri byinshi bishimishije n'ibibabaje. Bakundanye bakiri batoya, kuko bakundanye bakiri mu myaka nka 18, bagerana mu myaka nka 23, ndibaza ari 3 nimba atari 4, ariko nyine bari bafitanye ubumwe, bari bafitanye urukundo. Uwo mukobwa niwe batangiye gukundana afite imyaka 18, ariko umuhungu we yarakuzemo, icyo gihe yarari nko mu myaka 21. Bakundana icyo gihe cyose rero, bakundana mu myuzo ya mbere, urukundo rusanzwe. Umukobwa amaze kugera mu myaka 21, 20, umuhungu aramubwira ati rero ndashaka yuko tuzabana nk'umugore n'umugabo. Ariko kuko umukobwa yari ari kwiga, umuhungu aramubwira ati kambe nitonze usoze kwiga, nusoza kwiga tuzabana. Umukobwa arangije kwiga akomeza kaminuza arayiga, amaze kuyiga yasoje kaminuza afite imyaka 23. Afite imyaka 23 nibwo yarasoje kaminuza. Nuko umuhungu bakivugana bameranye neza, umuhungu arangije aramubwira ati rero ibyinshi nagiye mbishyira ku murongo, amubwira ko yamaze kubona ikibanza, yamaze no kucyubaka. Amubwiye ati igisigaye nuko twabana nk'umugore n'umugabo. Mu nyuma rero uyu mukobwa baje kugera aho ngaho, umuhungu aramubwira ati rero igihe twakundaniye ni kinini rwose, ndifuza yuko twazasohoka tukajya ahantu heza tukaganira dutuje, dore imyaka yose ishize turi kumwe mu rukundo, ndifuza yuko nge nawe tugirana umwanya w'umwihariko. Umukobwa nyine kubera igihe cyari gishize bakundana yumva nta kibazo, aravuga ati nukuri nta kibazo, ngewe ndahari. Muri icyo gihe rero impamvu nifuje ko tubiganiraho muri iyi minsi, muri icyo gihe Saint Valentin yari yegereje. Imaze kwegereza, umuhungu arangije ku itariki bari bapanze, aramubwira ati ariko sheri, iyi tariki uwayihindura tukazasohoka kuri Saint Valentin, tukazajya ahantu heza hatuje, tukaganira, tukagubwa neza, tukenjoyinga urukundo rwacu. Umukobwa aramubwira ati nukuri ntago nabyanga, kuko rwose ibyo wifuza nanjye bingirira, nanjye bimpa ibyishimo. Barabihindura, bahitamo yuko bazasohokana kuri Saint Valentin. Saint Valentin igeze,
umuhungu abwira umukobwa ati rero mu masaa 8 tuze kubonana. Umukobwa ati nta kibazo, iyo saha ndaba mpari. Barabonana, asanga umuhungu yamukoreye ibintu byiza cyane rwose, byiza cyane, ariko yari we n'uwo muhungu gusa, nta wundi muntu uhari. Umukobwa ikintu cyabayeho, yasanze umuhungu yamukoreshereje ururabyo rwiza cyane, ndetse yamuguriye na gift, ndetse yamuguriye n'impeta ya proposal. Arangije aramupropoza, musaba ko yamubera umugore. Umukobwa arabyemera, amaze kubyemera amuha ururabyo, bararya baranywa barishima, nuko nyine bagira umunsi mwiza. Ibyo birangiye nka nyuma y'amasaha 2, umugoroba uri kugenda usatira, umuhungu aramubwira ati rero ndifuza yuko twareba ahantu tujya tukaruhuka, ndumva naniwe mu mutwe, ndumva maze iminsi mfite stress nyinshi, nkeneye ko hari ahantu twajya hatuje tukaryama tukaruhuka. Umukobwa aramubwira ati rero rwose wowe nimba unaniwe taha ujye kuryama, nanjye ntahe. Umuhungu arangije aramubwira oya sheri, nshaka yuko tujyana, nkaba ndyamye turi kuganira, nta kibi turi bukore, nta kibi turi bukore. Imyaka 5 ishize ni myinshi, nta kintu ndakubaza, ariko unyemerera uyu munsi nabwo nta kintu ndi bukubaze, nkeneye gusa ngiye yuko ndyama nkaruhuka, uri bugufi bwanjye unganiriza, umpa story, ibintu abanye n'uwo muhungu nta kintu cyerekeranye na sex. Aramubwira, aravuga ati nta kibazo, noneho reka tugende. Baragenda bagera muri hoteli, bafata chambre, umuhungu araryama. Umuhungu amaze kuryama, baraganira n'umukobwa iby'urukundo rwabo, igihe gishize, umukobwa hageze, ukuntu arangije kaminuza, ukuntu afite akazi umukobwa, n'ukuntu umuhungu afite akazi keza. Bapanga nyine ukuntu bagomba kubana, ariko kera kabaye. Umuhungu aramubwira ati rero sheri wanjye, ndifuza yuko wampa, kubera yuko igihe nihanganiye kirahagije, ni kinini, kandi n'ubundi uri uwanjye, n'ikimenyimenyi nakwambitse impeta ya fiançailles, nta wundi nteze kuyambika. Iwanyu baranzi, nanjye iwacu barakuzi, barabizi ko dukundana, barabizi ko dufitanye gahunda yo kubana. None n'ukuri, nimba wumva nta cyabihindura, nimba wumva nta kibazo, wanyemerera. Ariko umukobwa arangije aramubwira ati sheri oya, igihe wihanganye kirahagije, ariko kuva wanyambitse fiançailles amezi 3 asigaye ntago ari menshi, wanyemerera ukayategereza. Umuhungu bitangira nyine yabyoroheje, yinginga umukobwa, amutereta, amugusha neza. Umukobwa arabyanga neza, ariko mu nyuma umuhungu noneho abigira ibintu bikaze. Mu nyuma umuhungu arahinduka, aramubwira ati sheri, narakubashye, narakwihanganiye, ibi bintu nabitegereje igihe kinini, ariko ndavuga ngo sinshobora kuba naryamana nawe byibuza ntarakwambika proposal, kugira ngo wicare ubizi neza yuko nta wundi mukobwa nteze kuzatereta uretse wowe, nta wundi mukobwa nteze kuzifuza mu buzima bwanjye uretse wowe, kandi ko nta wundi mukobwa nifuza ko yazambera umugore uretse wowe. Nuko umuhungu amaze kubigira ibintu birebire cyane, ibintu nyine abikomeje, umukobwa nyine nawe abura uko abigenza, areba ibintu byose umuhungu yamukoreshereje, areba indabyo yamuguriye, areba gift yamuhaye, areba impeta yamwambitse, areba ahantu yamusohokanye heza, areba igihe bamaranye, areba ko ategeza bimubwira. Ibyo byose arabireba. Umukobwa arangije aremera, bararyamana. Baryamanye, nyuma yo kuryamana umuhungu yamuteye inda. Amaze kumutera inda, nyuma y'ukwezi n'igice, umukobwa nibwo yamenye ko atwite. Amaze kumenya ko atwite, muri icyo gihe cy'ukwezi n'igice yavuganaga n'umusheri we neza uko bisanzwe, bishimye, baseka, banezerewe, bapanga iby'ubukwe, bagira iki. Nuko mu nyuma y'ukwezi n'igice, umukobwa abwira umuhungu ati rero sheri, ndagushaka. Aramubwira ati nta kibazo ndahari. Bicara ahantu, aramubwira ati rero nagira ngo gahunda y'ubukwe tuyihutishe kubera ko ndatwite. Umuhungu akimara kumva ko umukobwa atwite, umuhungu yarasubiwe, arasubirwa, arasuhererwa. Arangije aravuga sheri, ibintu mbwiye nibyo? Ndati nibyo, ndatwite. Umukobwa arangije
abwira umuhungu atese kutabyishimiye kandi warampaye promise nyinshi yuko wifuza kuzabona umwana wanjye nawe, wifuza ko nakubera mama w'umwana wawe, nkaba mbona utabyishimiye no kubera iki. Umuhungu arangije atangira kumubwira ukuntu mu kazi bitari kugenda neza, atangira kumubwira ukuntu yahuye n'ibihombo mu kazi, atangira kumubwira ukuntu business itari kugenda neza, atangira kumubwira ukuntu mama wiwe amaze igihe arwaye ari mu bitaro, amubwira ibintu byinshi cyane, ariko aramubwira ati reka mbanze nitonde mbitekerezeho ubukwe turebe ukuntu twabwihutisha. Barasoza baratandukana, ariko mu by'ukuri umukobwa ngo abona umuhungu ntago abyishimiye uko yatekerezaga ko ari bubyakire, ntago ariko yabyakiriye. Nyuma y'ibyo rero umukobwa nyuma y'amezi 2 yaje kujya ahamagara umuhungu akajya mwitaba rimwe na rimwe, muri mwe agacishamo ntanamwitabe, ubundi akamwitaba, yamubaza ibyo gushakana akamubwira ati ndacyabipanga ndacyabitekerezaho. Iminsi iricuma, amezi 4 arashira, amezi 4 ashize, umukobwa yicaza nyina aramubwira ati rero mama ndatwite. Mama wiwe aramubwira ati wa mukobwa we, ko abakobwa b'iyi minsi koko mwananiranye, watwisute. Umukobwa nyina amubwira ukuntu byagenze, amubwira ati wa muhungu runaka, kuko nyina yaramuzi, niwe wanteye inda, yambwiraga ko tugiye kubana, tugiye gukora ubukwe, yansabye ko twaryamana ndabyanga, mu nyuma anyereka ukuntu yaje mu rugo, nanjye nagiye iwabo, anyereka buri kimwe cyose yankoreye, anyereka ukuntu yamfashije mu kwiga, mbega ibintu byose arabinyereka, turaryamana none yanteye inda. Nyina aramubwira ati rero nimba ariko bimeze gerageza mwihutisha ubukwe. Umukobwa ati mama narabimubwiye, ahubwo ikibazo nabimubwiye inda ifite ukwezi n'igice, none reba amezi 4 arashize tugiye kugera mu kwezi kwa 5 nta kintu abimbwiyeho. Mu nyuma mama w'umukobwa aza guhamagara umuhungu, ahamagaye umuhungu aramubwira ati se bimeze bite? Umuhungu ati bimeze neza. Undi aramubwira ati se umukobwa wanjye ko yambwiye ko bimeze gutya na gutya, waba ubizi? Umuhungu ati ndabizi. Nese murateganya iki? Umuhungu ati rero ndateganya yuko tuzabana, ariko ubushobozi buri kwanga kubera yuko muri business ntago bihagaze neza muri iyi minsi, nahuye n'ibihombo bigiye bitandukanye. Umubyeyi w'umumama arangije aramubaza ati se nta kintu twabafasha kugira ngo basi ubukwe bube mubane? Umuhungu ati ndi kubitekereza, ariko ubufasha nzakubwira muri iyi minsi, reka ndebe uko ngewe mpagaze, nuko nzabona aho mpera mbabwira ubufasha mwadufasha ingano yabo. Umubyeyi ati nta kibazo. Amezi 5 arashira, amezi 6 arashira, 6 arimo hagati, nyina w'umukobwa yongera ahamagara umuhungu aramubwira ati se byagenze bite? Undi aramubwira ati rero mama bikomeje kungora kubera ko nanjye nagize ibibazo, mama wanjye yararwaye kandi sinakora ubukwe mama arwaye, atariko umukobwa ndamwemera, umwana twite ndabizi ko ari uwanjye, ariko nukuri nibimara kugenda neza tuzabana. Na yarabyaye. Undi ati yaba yarabyaye yaba atarabyaye, ngewe icy'ingenzi nuko umwana mwemera, n'umugore nkaba mbizi neza yuko inda dufite ari yanjye. Biza kurangira rero umukobwa abyariye iwabo. Amaze kubyarira iwabo, ikintu kibabaje kandi gitangaje nuko uwo mukobwa yabyaye, ntago umuhungu yegeze agera kwa muganga ngo azarebe n'umwana we, ngo azanamuterure, ngo aze wenda namufashe, oya. Ahubwo byarangiriye aho ngaho. Kuva umwana yavuka, umusore ntibongeye kuvugana. Umusore yahise yimuka ahantu yabaga ajya gutura ahandi umukobwa atazi, aherukana n'umusore indi ifite nk'amezi 7. Umusore agumya amubwira ati nta kibazo, wowe umwana n'uwanjye, wowe tuzabana, wowe uri umugore wanjye. None ubu kugeza kuri ubu ngubu umwana wabo afite imyaka igera muri 4, ariko arakubwira ati kuva nabyara uwo mwana sindongera kuvugana n'uwo musore,
na nimero ye nimba yarayihinduye nimba yaramborotse simbizi. Kuva nabyara sinzi isura ye, kuva nabyara sinzi koru yiwe, kuva nabyara ntarambaza ngo umwana umeze ate, yewe ntaranatirana nimero y'undi muntu ngo ampamagare. Kuva nabyara byarangiriye aho ngaho, urukundo rwanjye nawe rurangirira aho ngaho, nuko nyine bigenda gutyo. Ubu uyu mukobwa arategereje, ni umumama ufite umwana w'imyaka 4, arindiriye Imana, arindiriye kuzarera umwana wagakura, kuko niyo umubwiye umuhungu cyangwa umugabo arababara, akarakara, akarira, ukabona nyine ibyo bintu ntashaka no kubyumva. Ibintu byose wamubwira birimo ijambo umusore, ijambo umugabo, mbega uretse kugutura umushiha n'umujinya nta kindi kintu agusubiza. Nshuti bakunzi ba Aline 250, rero mwebwe mudasiba kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Byashoboka ko nawe hari abandi bantu zibameze nk'aba. Impamvu mbivuze kugira ngo bibafashe nuko ibyo bintu byabaye ari kuri Saint Valentin. Tugiye kugera mu gihe cya Saint Valentin. Uri umwana w'umukobwa, menya kwirinda, menya kwiha agaciro, menya uwuriwe. Ubuzima bwawe buri mu biganza byawe, ubuzima bwawe n'ubugucika bizaba birangiye. Umwana w'umusore, umusore niyo yatera abakobwa 10 inda umunsi umwe, arakomeza akagenda ari wa musore nta kimuhungabanyijeho. Ariko wowe mukobwa, guterwa inda rimwe ubuzima bwawe bujya mu kaga. Gufata umwanzuro ngo uyikuremo, ushobora kuyikuramo nibyo, ariko menya ngo ibyo nabyo ukora byangiza umubiri wawe. Ibyo nabyo ukora ntago ari byiza, haba mu mategeko y'u Rwanda, haba imbere y'Imana. Icyabakiza rero, zirikana ko ubuzima bwawe buri mu biganza byawe, zirikana ko ubuzima bwawe ari nk'amazi, uyamennye hasi kwitaka ntago wayayora. Icyiza rero nuko wabubungabunga. Ndabashimiye mwebwe mwari mukomeje kunkurikirana. Nimba utarakora subscribe, ndagusabye ngo kande subscribe kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu uzabashe kubikurikirana kandi uzabisharinga abandi. Imana y'amahoro nibaho umugisha, kadushima Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, ndagushimye mweretse iki kiganiro, mweretse abari bucyumve, ubagirire neza, ubaha umugisha, kigiraho kibakura naho kibageza. Urakoze mwami w'amahoro, urakoze mwami wo kwizera, ubushimwe kubyumvishe. Nanjye mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.